ukimara kwinjira muri Prime uhita ugera kuri dashboard imeze gutya. Guys, iyi business iri gutanga amafaranga, abayimenye ntibayishidikanya, abayirambyemo bamaze kubaka ikofi, abatarayimenya barayibarirwa. So iyi business yitwa TMP. Uyu munsi nje kubabwira kuri iyi business, ariko ikinzanye nje kubereka uburyo wakora account, maze dukomeze tubane mu biganiro bikurikira ngenda mbereka uburyo wakoreramo amafaranga. Iyi TMP imaze igihe, abayizi bazi igihe yatangiriye kandi irakomeje. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakora account yawe ikubaruyeho, ukaba nawe watangira ugakorera ibiceri. So tudatinze, kugira ngo yandikishe muri business birasaba kuba hari umuntu wagutumiye akaguha link. Iyo link urayisanga muri comment, niho ipininze. Iyo link utayifite ntago wabasha kwinjira, kandi iyo winjiye uhita utangira ugakora akazi. Iyo ukoze imirimo utangira kubona amafaranga, ukaba wanayabikuza mu gihe kitarenze iminsi 4. Tudatinze turaza dukora hano handitse ngo kanda kugira ngo uyandikishe. Muri kuhabona hano hasi, turaza dukandeho. Uraza aha hejuru uhita uhasanga iyi code. Iyi code ni y'umuntu wagutumiye. Ahangaha kabiri handitse Rwanda plus 150 ni code y'igihugu. Ahazi turaza dushyiremo nomero zacu, yaba Airtel cyangwa MTN, nta kibazo, byose birakorana. Turaza utangize 7 kubera ko hejuru. Uraza twandike nomero zacu, ubwo nawe urandika izawe: 7 3 5 5 3 4 3. Ahangaha urashyiramo pin yawe, pin yemewe. Ugomba gushyiramo amagambo, ugashyiraho n'imibare. Tugomba dukoresha yine. Dukoreshe iyi ngiyi. Uraza hano hasi, urangiza uraza ukanda handitse ngo iyandikishe nona. Urabona ko account twamaze kuyifungura, barakubwira ngo birimo kwiyandikisha. Ukimara kuhagera uragera kuri dashboard imeze gutya. Urabona ko iyi dashboard yacu nta mafaranga turatangira kubona kuko nta mirimo turakora. Guys, urabona ko dashboard yacu twayigezemo, ubu twamaze kwiyandikisha. Iyi ngiyi dufunguye ubu nayo twayikorera amafaranga. Ahangaha handitse ngo inshingano, niho ukora ukabona inshingano. Urabona hano bari kuduha inshingano 5. Hari indi video nakoze yerekana noneho uburyo ukora akazi n'uburyo ubikura amafaranga. So ciao. TMP aho ikorera hose ikorana n'inzego za leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Londres mu Bwongereza nibwo hatangijwe ikigo cy'itangazamakuru The Marketing Practice TMP, aho gitanga akazi ku batari bake biciye mu kwamamaza kuri murandasi. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2025, iyi kompanyi mpuzamahanga ya TMP nibwo yatangije ibikorwa byayo ku isoko ry'u Rwanda, ndetse ifungura amashami mu turere twa Kayonza, Ngoma, Huye, Nyanza na Rulindo. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo hafungurwaga ishami rishya mu mudugudu w'inshuti, akagari ka Bibara, umurenge wa Kimironko, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niyibigena Jean Bosco wo mu karere ka Rubavu na Muvunyi Diane wo mu karere ka Kicukiro ni bamwe mu bahawe akazi na TMP. Ku munsi nkora inshingano 15, yinjiza ibihumbi 7,200. Nkanjye bimfasha kwishyura minervale. Kwezi ninjiza hagati y'ibihumbi 200 na 250. Yari na barumuna banye mbasha kwishyurira amashuri. Amafaranga winjiza buri munsi ajyanye n'imirimo uba wakoze weretswe cyangwa se wigishijwe ku ikoranabuhanga. Basaba cyane urubyiruko kubyaza amahirwe igihugu cyatanze kigeza murandasi kuri bose. Mu by'ukuri nanjye njyamo nageraga ngo biri bumbuze izindi gahunda zanjye, ariko mu gihe
gihe witabiriye uwo murimo ntago bitwara hagati y'iminota 2 n'3 ntago ishobora kurenga. Ku rubyiruko ni amahirwe meza yo kubona akazi kuko ni akazi koroshye, ni akazi wakorera mu rugo, ni akazi aho kugira ngo upfushe interineti ubusa, ahubwo ni wa mwanya mwiza wo kugira ngo ubashe gukoresha ya telefone na interineti ubyaza umusaruro iyo interineti kandi uyibyazamo amafaranga. Mutangana David